Namakuru arambuye ya TV10 mugikomeje gukurikira mbahaye ikaze nanone twakomereje hano mu mujyi wa Kigali reka tubabwire ko bamwe mu bamotari bo muri uyu mujyi wa Kigali bataka ko bakomeje gucibwa amande kubera kutagira parking za moto zabo bagasaba ko hakwiye kurebwa uburyo boroherezwa ndetse bakaba bashyirirwaho parking zihagije. Hari icyo umujyi wa Kigali uvuga kuri iki kibazo tugiye gukurikira mu nkuru ya MLN Babazi. Nubwo mu bihe bitandukanye umujyi wa Kigali wagiye uvuga ko hagiye gushyirwaho parking zihagije z'abatwara moto, abo bakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto baravuga ko bafite ikibazo cy'aho baparika moto zabo, haba mu gihe bari gushaka abagenzi cyangwa se mu gihe bagejeje aho bagiye hadahagije. Ibi bituma baparika ahantu hatemewe ugasanga bacibwa amande y'umurengera. Ikibazo cya parikingi cyo ni n'ikibazo kinakomereye abamotari, kuko uragera hano mu mujyi kubera parikingi nyazo hari na moto nyinshi zihari, ugasanga bageze gute bakwandikiye bataguhagaritse ahubwo kubera ko bakunyuzeho aho ukuriyeho umugenzi k'umugenzi niba kubwiye ngo nsigahangaha parikingi ni nyari usanga parikingi yuzuye, niyo uhagaze inyuma ya parikingi barakwandikira. Hari igihe mu cyumweru ushobora kwandikirwa nk'inshuro enye cyangwa eshanu. Arakubwira ati tugende kuri TDMR naho nta parikingi hari, rero ntabwo wajya ku murongo umushyire hepfo kuri shike kandi agwenjana kuri TDMR. N'umupolisi baramusobanura nabyemeye ngo wapi ngo ntabwo byemewe ngo mujye mubashyira mu cyapa. Byambayeho kenshi. Ngiye nageraga mu rugo ngasanga banyandikiye guhagarara nabi ntazi n'ahantu byabereye. Yakwandika 20 na 30 barayandika ubu ukora umugenzi gutya ukuri hano bisanzwe ukabona rajura kwandikiye. Nyine urumva ari ukuntu duhagarara ukazana nk'umugenzi ashaka guhagarara imbere y'isoko, waba ukimuhagarika ari mu polisi ari nka hano ukabona arakwandikiye, nyine ukabona arafasha arakwandikiye nta na gahunda yo guhagarara, nawe bibona ko nta gahunda yo guhagarara umukuyeho ugahita wikomereza. Ntanakubwiye ngo ndakwandikiye wataha ukabona bashyizeho amande yuko bakwandikiye ngo wari uhagaze nawe kandi ari umugenzi wakuragaho. Ni inshuro nyinshi turarekarama mu nama dukora za buri munsi tuvuga ku kibazo cya parikingi. Aba bamotari bakaba bakomeje gusaba ko hagira igikorwa kugira ngo harebwe uburyo bahabwa parikingi zihagije ko ngo batanga imisoro, bakagaragaza ko kuba badafite aho bahagarara hemewe bibatera ibihombo ndetse rimwe na rimwe bikaba byavamo n'impanuka. Barubaka inzu nziza zigezweho z'ama etaje nziza cyane ubona zijyanye n'icyerekezo. Ni byiza ko ziri kubakwa, yego turanabyishimiye, ariko niba bazubaka nibateganye bavuga ati se izi nzu abakiriya bazazizamo bazazamo gute. Ariko bibaze ko igihe ubona umupolisi wari utwaye umugenzi ugiye kumugejeje aho ugahita wirukanka utanishyuje kugira ngo atakwandikira, urumva rero bidutera imbogamizi, byavamo no kuba kwirukanka n'igihungu ukaba wakora n'impanuka ugasanga n'ibibazo byinshi tuba twirukanka. N'impanuka nyinshi ziba kubera guhunga abashinzwe umutekano twirukanka cyangwa bamwe badushyiraho abasekirite ukaba urirukansa ukabuguye nko mu modoka kubera uvuga ati batanyandikira. Dukeneye parikingi nyine, niba bakunda akazi dukora banakatwubahira natwe baduhereze parikingi ihagije kuko natwe dutanga imisoro ihagije. Kuri iki kibazo umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel aherutse gutangaza ko hari byamaze gukorwa ndetse ko bazakomeza kubaka parikingi mu rwego rwo korohereza abamotari kubona aho baparika batekanye. Nibyo urebye uburyo abamotari bagiye biyongera ntabwo byajyanye n'uburyo bwo kubaka parking. Ubu ngubu tumaze kubaka 8, turifuza kubaka izindi 5 muri uyu mwaka, ariko tuzakomeza no kuzongera no gushyira ubufatanye hagati yacu n'abafite inyubako ziramo abantu benshi ku buryo abamotari bashobora kubona ahantu hari safe bashobora gupaka. Si ubwa mbere ikibazo cy'abamotari cyumvikana, cyakora ubu nacyo gikemuka nk'uko byagakwiye, nyamara abamotari bo bakomeza kugaragaza ko ibi babangamiye ku rwego rukomeye. Emeline Mbabazi, Radio TV10.